gato wenda tunyuze ku nkuru ya mugenzi wacu Karikeza yashyize kuri page ya Instagram kandi yumvikanisha neza uburyo kese ya polisi na Ben Musa imeze tamo yo credit mbere kujya muri APR. Nuga ngo Ben Musa yemeje kujyana equipe ya polisi muri FIFA akayirega arayishinja ku mwambara miliyoni 250 zarisigaye mu masezerano afite imyaka 2. No kuvuga ngo equipe ya polisi imwirukana ivuga yuko yasesenguye umusaruro ikabona afite umusaruro nkene. Hanyuma bakavuga yuko banaganira n'abakinnyi bagenda bavuga yuko babonye amanota make mu mikino yo kwishyura cyangwa se umusaruro mubi biturutse ku mutoza ngo agenda gahundagura uburyo bw'imikinire. We rero umva ko yiregura avuga ko umusaruro we ahubwo urenze uwo polisi ishobora gutekereza. Aravuga ati nsize polisi ifite amanota 52 umwaka ushize yagize 4. Nagiye ikipe ifite ubwugarizi bwiza kurusha ubwa sezishize. Tinatwaye igikombe cy'intwari uyu mwaka ntwara n'inkera y'abahizi. Ni ibikombe 2 byabaye muri uyu mwaka. Aravuga ati none se uwo musaruro bawita nkene bashingiye kuki? Ntwayemo ibikombe 2 icya precision cy'inkera y'abahizi ndetse n'igikombe cy'intwari. Mbonye amanota arenze ya sezishize. Nubatse defense iruti yo bari bafite sezishize. Ati rero ntabwo ngiye mbyemera gutyo. Akavuga yuko ku 7,000 by'amadolari yahembwaga ku muntu usigaje amezi 28 ubu byaba ari 168 ugiye kwivunja ry'ubu ni miliyoni hafi 146 ubwumva niyo mpamvu twaronse twavuga 250 z'amanyarwanda. Ubwo rero ngo polisi niba imwirukanye nizimwishyure kuko icyo yashingira ivuga yuko atatanze umusaruro we ntacyo yemera. Niba harimo ingingo imutegeka gutwara yayivuze Samir cyangwa icyamahoro Samir yavuze niba yanditse iri mu niba yanditse yoyo yamutse. Ariko reka ngubwire polisi barimo abantu biza amategeko ntabwo bafata umwanzuro gutyo bafashe umwanzuro nta ngingo irimo byaba ari ibindi yagendera ibyo mbabwira byo icyo ariko ntabwo yagendera. Mukanya nahoze mbiganira na Jules Karangwa ubwo ndaje no kubyaga papa ya APR mukanya niba biri clear biri specified yanditse kagomba kwisohora bivuga ngo either igikombe cy'isoro cyangwa Pisca atagitwaye niwe yabatwaye ibindi bitatu muri ibyo biratabitwaye ufite uburenganzira bumwirukana kuko iba ari obligation riba ari itegeko ni clause bitegetse. Ariko baravuga ngo kimwe mu bikombe bikenirwa mu Rwanda yabagarika kubwo oya igikombe kibasohora biri specific birimo muri clause birimo rwose byaba biba ari ingingo ibarengera. Katwinjire mu ikipe ya APR Football Club nayo iritegura gutangira imyiteguro ya Sekafa Kagame Cup ariko ku isoko nyine ikomeje urugendo. Mukanya Rugaju bavugaga ko tayari bamaze kugera i Kigali. Twinjire muri iyo dossier ya APR. Navuganye n'abantu muri APR muri iki gitondo call rwose twakoze kuri WhatsApp yamaze iminota igera kuri 20. APR bambwiye yuko abakinnyi 3 bamaze kugera mu Rwanda ariko tugiye kuvuga details zabo byihariye. Ngo umuzamu Hernan Suliane abantu baramuzi ko yavuye muri Mozambique Black Bulls. Uyu muzamu naje kumenya makuru yuko sindi buvuga amazina ye ko murahita mu bimenye. Hari umwe mu bantu baba generale muri APR bakoze muri Mozambique mujyanye nyine no gushakira iki gihugu cya Mozambique umutekano. Yewe ingabo zacu nyine zagiye gutanga amahoro muri Mozambique. Yego. Niwe wabonye umuzamu. Hanyuma uyu muzamu ikipe akinamo iyoborwa n'umuntu wigeze ko umukapiteni mu ngabo za Mozambique. So uwo mugenerale wacu yaganiriye rero n'abantu bo muri Mozambique aravuga ati umuzamu ni mwiza. Ikipe yacu nikenera umuzamu dushaka kuzaba contacta tukamuzana. Of course cyabaye nuko Pavel Nzira bitagenze neza. APR bihisemo gukoresha Dolphe ariko ibizi neza yuko hari umuzamiri gutekereza kuzana. So uyu mwaka rero APR bayihaye budget y'ibihumbi 350 by'amadolari mu mafaranga yo kugura abanyamahanga. Ibyo 350 APR rero yabimenye hakiri kare yuko ari amafaranga izakoresha ihitamo ko yajya ku isoko hakiri kare kugira ngo ibashe kuzana abo bakinnyi hafi miliyoni 500. So 350 by'amadolari yo kugura abanyamahanga gusa. Abanyamahanga gusa. So APR uyu muzamu ari mu Rwanda
agiye gusinya. Hanyuma hari Mamadou Traoré wa musore ukina muri Stade Marie, nabonye abantu babyitiranya iyo bavuze attacking midfielder abakina 10. Yatsinze ibitego bibiri muri iyi sezo, yakinnye mu makipe mu cyiciro cya kabiri muri Turiki, yakinnye no muri GS kabiri yego. Akaba rero yaraje muri Stade Marie yiwabo, ni nimero 10, sore mugufi wakinnye amatsinda wari na kapiteni. Baranarirenze bari Stade Marie no ikipe yabonye tike ya kimwe cya kane mbere y'izindi zose kuko yayoboye itsinda ryarimo Simba, Petro Atletico de Rwanda na Esperance Sportive de Tunis. Rega navanyemo na Mamelodi kuri difference y'igitego cyane, yatsinzwe 3-0 itsinda 2-0. Kandi ni firimbi cyane kuko bayangiye ibitego nka bibiri. Mamadou Traoré rero bamwita Kapi, bivuga kapiteni, ni mene ya kapiteni, ari mu Rwanda agomba gusinya muri APR. Ikipe akinira Stade Marie uyishinga hagati we na Memerda ubwo ase ni hasimbuye na Meneba. Ikipe akinira Stade Marie ifite ibikombe 23 bya championnat, 23 by'igihugu na Super Coupe 10 no muri basket ni nakimeze Stade Marie ni institution ikomeye ya sport muri Mali. Yomekano ko atari ikipe yoroshye. Undi hari ni Aman Michel wa musore w'umuwinga wavuye muri Cote d'Ivoire, musore muremure w'imbaraga nyinshi cyane, nawe ari mu Rwanda arasinya. Hanyuma barasubira iwabo mu bihugu byabo bakore vacances, bazagaruke mu ntangiriro zo kwa 7 baza mu ikipe ya APR kwitegura pre-season banitegura Sekafa. Utaraza no mu defenseur Maduzo rero uyu ukina muri Mazembe, bavuga yuko ngo habaye gapapo nagiye mbibona na bujabano na APR bambwira ko yasinye pre-contract. Yasinye pre-contract, byaneye kwibaza ese pre-contract igomba kuba imeze ite kugira ngo umukinnyi yemererwe kuba ari uwawe. Nifashije Jules Karangwa yambwiye ko agomba ko hari ibintu 4 byubahirizwa niba APR bifite muri pre-contract y'uyu mukinnyi araba ari umukinnyi wayo, niba itabifite umukinnyi yasesa amasezerano. Yambwiye ko hagomba ko hari specify ko umukinnyi yagiranye amasezerano na APR byanditse, ubwo ni impande ziyagiranye. Icya kabiri ni ukujyana igihe azatangirira vuba mwenda tuzatangira ku ya mbere ko 7/26 ukazasoza amasezerano kuri 30 zo ku kwezi, nugushyiraho igihe amasezerano azarangirira. Ubwenda ukavuga ati wenda azasinya imyaka ibiri azasoza kwa mbere ko 7/28. Ingingo ya 4 ikomeye nugushyiramo obligation ibireba buri ruhande. APR kuri izi tariki izaba yishyuye aya mafaranga kandi zajya imuhemba ibi kandi wenda izakora ibi. Icyo gihe iyo izo tariki zitaragera ngo utarabyubahiriza nta burenganzira afite busesa amasezerano. Yamahaye urugero kuri Ojera wabikoze polisi, arya amafaranga ya polisi, aragenda ajya mu Misiri arakina, polisi ararangara mara y'umwaka. Hanyuma igihe ifa yarinze ikirego muri FARA ati mwarakerewe dore yarakinnye umwaka, icyo yakora nuko baramburusa amafaranga atari kubikoze mbere atarakinira iyo kipe imushaka niba ari Simba bahita bamushyira muri litige ntago yayikinira. Ubwo rero byumvikana ko bambwe bati ibyo bya gapapa babivuga bisaba kureba pre-contract niba atari verbal agreement mutabyitiranye. Mushobora kumva ko iyo gapapa ntari no kwiyemera muzishuro dawe yavuzwe Tanzania. Tubigendemo neza. Ngero nabaje muri APR ndavuga nese koko mufite pre-contract cyangwa ni verbal agreement mwemeranyije mu magambo cyangwa yarabasinyiye. Barambwira ngo twemeranyije mu kwa 3 inyandiko zirahari ntazo bampaye. Asigaje imikino 2 niba bakubitaga papa atazagera vuga ngo navuze ko ntayi hari. Asigaje ndakubwira source zizewe na kuri niveau ya nyuma. Asigaje imikino 2 kuko muri Kongo ariko APR aguze. Asigaje imikino 2 kuko muri Kongo bageze kuri journée ya 12 muri Kongo. Rabizi ko bakina championnat isanzwe bundi bagahita bajya muri playoff y'amakipe arindwi y'abanyarwanda. Bari gukina baje bakina Rupopanganye busa kusa, asigaje match ebyiri Mazembe gatwara igikombe. APR yafashe umukinnyi Clement imuha amafaranga menshi, ubushize imuha miliyoni 50, imuhemba miliyoni 4 ku kwezi. Kontra shuje iyi bamupropozaga yari igeze kuri hafi miliyoni 150, ubwo ni 100 hafi by'amadolari n'umushahara hafi ya miliyoni 7, hafi kumukubira kabiro yahembwaga. Ibi byatumye abandi bakinnyi b'abanyarwanda babimenye bakanabona uburyo abanyamahanga barukitswa menshi bakanahembwa menshi, kandi abo banyarwanda aribo bakina bagafasha ikipe gutwara ibikombe, aribo Ruboneka, aribo Claude, aribo Yunusu, aribo Kagege n'abashaka kongera nubwo agifite undi mwaka. Uza makuru ufite muri APR banyibwiriye ko aba bakinnyi burumwe ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 100 z'amanyarwanda. Inka rero Yunusu miliyoni 100 burumwe bose uko ari nta n'uri gusaba munsi ya miliyoni niyo minimum
ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni Ubwo hari n'abari gusaba uzi iry'itanu. saleri ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 5 z'amanyarwanda I like it. Ku munsi w'ejo mu ubwo rero aperi byayigoye ibiganiro birakomeje reka tuzabemeranya hari umuntu mbonye utwandikiye kuri YouTube niyo mpamvu nari nsetse ati ese kuki iyo mugeze muri transfer mwibanda kuri APR na Rayon Sport gusa ariko muhumure kuko n'ubundi ayo ma equipe hari abakinyakura muri izo kipe nayo abagura hirya muri ayo makipe nayo tuba tuyoboza n'izindi ntabwo transfer ntabwo ari izinjira gusa ni transfer n'izisohoka cyane iyo tuvuze ngo APR ashaka umukinnyi wa Mukura ubwo na Mukura tuba twayifuza urakoze ari nayo mpamvu tugiye kujya muri dosiye kwizigira ya Mukura n'ikipe ya Rayon Sport ariko murabizi ko nibyana rengera kuvuga Rayon Sport Mukura tumaze transfer nk'eshatu cyangwa enye ngaho basebwato ngaho yabanje tumaze Bukuru Kristo ngaho babukuru hera kuri wa mugabo Ciza Hussein Mukura na Rayon zirahira Niragire Saidi Baniragire Saidi uhereye umwaka ushize izabaye nenye zifunze neza hari ndwaye Mabre Rushema Chris Obedi ndetse na Bebeto uje muri no seso n'umutoza Rotif burerega na sebwato babuze gato nuko bamufata bakavuga ati amafaranga arahari nuko twinjiza muri dossier Mukura Rayon Sport. Ikipe ya Mukura Victory Sport nagerageje kuganira nayo nyibaza kuri dossier zivugwa z'abakinnyi bifuzwa na Rayon Sport n'umukinnyi Elitatu ndetse no bitakizimana Zuber. Rayon Sport ntabwo yifuje umukinnyi umwe mu ikipe ya Mukura, yifuje kubagura bombi. Yifuza kugura Hakizimana Zuber ndetse na Elitatu n'abawinga b'ikipe ya Mukura bamaze iminsi bitwara neza. Rayon Sport itanga miliyoni 25 kuri abo bakinnyi babiri babiri kabatanga miliyoni 25. Iyo niyo offre ya mbere ya Rayon Sport yakiriye n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Elitatu na Hakizimana Zuber n'abawinga b'ikipe ya Mukura basanzwe ari n'abakinnyi babanzamo. Abo bakinnyi ikipe ya Mukura igatekereza ko ayo mafaranga yaba ari make cyane. Offre ya mbere Rayon Sport yatanze ntago Mukura yayemeye. Mukura yakoze ibiganiro baganira kuri aba bakinnyi baravuga ati niba turekuye abakinnyi beza babiri b'abanyarwanda baba winga bakiri bato kugira ngo tuzabone abandi tubasimbuza kuri izi miliyoni 25 hari inyungu twaba tubonyemo nk'ikipe ya Mukura Victory Sport. Baravuga bati ni amafaranga make. Mukura yiteze bayasabye Rayon Sport ko ayo mafaranga yakongera. Maze mbabaza mwifuje ko bakongera hangahe. Mukura iravuga iti hari ibintu bibiri. Turabasaba ko bakongera amafaranga byibuza bakazigira miliyoni 35 wakinnyi bombi. Bitaba ibyo ngibyo ikipe ya Rayon Sport tukayisaba ko idusubiza Rushema Chris. Urumva? Tukakira nizo miliyoni 25. Rushema Chris aho ngaho hatangiye kuzama akantu k'ibutare. Ni umudefenseri arimo ubwenge. Atangiye kuzama akantu k'ibutare akina muri Rayon Sport ubu afite tag yo kuba ari umukinnyi w'umusimbura. Bamudusubiza twebwe turamukeneye yaduha service izo babona muri Rayon Sport atabaha. Rushema Chris twe muri Mukura turazikeneye. Rushema Chris agarutse muri Mukura gusimbura Ishimwe Abdul wagiye undi mwaka bamugurisha nk'izo. Baravuga bati rero twasaba ko batwongera Rushema Chris noneho twebwe n'ayo mafaranga bapropoza bakayaduha tukayajyana. Byitezwe rero ko miliyoni kubyemera wari tayari gusubirayo. Rushema Chris ntago baraganira ni icyifuzo cya Mukura. Mwango Mukura bayihaye proposal nayibaha proposal. Mwango cyaba gisigaye kwaba ruko Rayon Sport yabire bikavuga ati se nta gihendo kirimo uyu mukinnyi twamubasubiza tugakora swap deal tukanarenza miliyoni 25 cyangwa Mukura yabiduhenze. Nuvuga ngo ibyo nibyo biganiro biri hagati y'ikipe ya Mukura n'ikipe ya Rayon Sport kuri abo bakinnyi babiri. Nuvuga ngo Rayon Sport byitezwe ko uyu munsi iri buze gusubiza muri Mukura bategereje ko Rayon Sport ibuze kubasubiza ku cyifuzo cyabo deal bakayirangiza. Ikiba kirimo muri za transfer Ruganje ajya kunda kubisobanura ibo official offer ya Rayon Sport
barayakiriye kuri abo bakinnyi bombi nicyo kintu cya mbere ndetse hari n'ibiganiro birimo biraganirwa hagati y'amakipe yombi. aho se waretse Rugaju ntaguciye mu ijambo tukamubaza kuko ni umwe mu bantu bamaze iminsi bakurikirana uburyo ikipe ya Rayon Sport iri kubaka projet yayo kuko impamvu ngiye kubimubaza nabo hari amakuru batari kumwe uri urasohotse bita mvuga nicyo nzi cyo nicyo kintu ugiye kubaza niyo mpamvu biza mugareka mubaze. Hari umuntu hano Rugaju kuri YouTube buriya tuba tugenda tubakurikirana n'ubutumwa bandika aravuze ati nta mukinnyi turakura muri Mukura ngo tubyarire umusaruro usibye mu bihe byashize kera yaragije Michel abandi bose ntibigeze baduhira Saidi barakinnye baciza Hussein barakinnye babukuru Christophe barakinnye basanga yirebye ejo mundi ariko ari kuvuga muri abo bane twe tuvuze yarakomojeho mu kanya ariko nabari ntago ari babi nuko batahawe umwanya ikomereza Ruga ku meza ya Rayon Sport ni ahantu barambirije cyane mu bakinnyi bandi bari kwinjiza mu ikipe ya Rayon Sport ku buryo iriya deal kwizigira avuga ati umunsi no munsi wa nyuma ushaka kuza gushyirwaho akadomo. Nibajeje by'imyaka yabo ahubwo bafite imyaka ingahe ni bato owita 3 ari muri 23 ndebye iminsi murebye nanjye 3 ahora afite 21 oya bageze nka 23 bafite nka 23 mbo Eritatu afite nka 23 Zuberi nka 25 gahunda uko iteye muri Rayon Sport bo baravuga ibintu bibiri icyambere baravuga yuko bakeneye kongeramo umukinnyi w'umunyarwanda muto utarengeje imyaka 21 ku mpamvu zaba abakinnyi batatu bagomba kuba batarengeje 21 bamaze kubona Didier wavuye muri AS Kigali bamaze no kubona na Muhoza Daniel wavuye muri Etoile ubu Pascal yujuje 21 ariko Pascal hari ingingo afite igitekerezo cy'uko bamurekura aravuga ati mu by'ukuri igihe amaze muri Real adakina na niveau byaba byiza arekuwe aravuga ati rero naho biri ariko n'ubundi kuri Eritatu baramukeneye nk'umuwinga gusa rero ikayifuza gufinaliza ibintu bya transfer kubera ko igomba gutangira imyitozo ku itariki 29 z'uku kwezi. Atungo yavutse 2006 nibyo biri muri lisansi afite 20. Urumva ko yaba agwa neza no muri ya gahunda y'abakinnyi batatu bari munsi y'imyaka 20 urumva ko byaba ari ibintu byumvikana rwose. So birumvikana yuko rero yari logique cyane ibasunikira ku kumushaka nk'umukinnyi muto kandi nk'umukinnyi ushobora no kuba yagira input azana mu kibuga. Proven ku rwego rwa ligue mwaka ubanze zungu yabaye umukinnyi mwiza w'umwaka mu batoya. Bakaba rero bavuga bati mu bakinnyi bandi tugomba kuzana Rayon Sport irashaka nimero 6 Enel Musanga management ye ihagarariwe n'umugabo witwa Rakitic no mugabo w'umurundi abantu baramuzi uri hano muri champion w'u Rwanda azireyo arebwa ati deni ryanyu rirazwi gishyurwa bigoye yaganira na hari ingingo baba ari kumvikana mu rurimi ati turaziranye mu Kanyosha wimbeshya akora barabango ni manager hari ingingo nagari we kabisa ntabwo ari we manager hari ingingo nta bantu gusa nyine baturutse mu gihugu kimwe bagira akantu ko guhuza akawushamba bakunda kuba bari kumwe cyane sangira nibisanzwe bari aravuga ati uyu ni umukinnyi ukina ikipe y'igihugu ni umukinnyi mwiza ni mu mwishyure amafaranga cash niba mubikeneye. So icyo batarumvikana cyambere ni igiciro kuko amafaranga Musanga asaba Rayon Sport ntago iri ko yemera ari kubahenda byaba muri saleri ndetse byaba na recruitment ari gusaba ngahe ntabwo babashe kumbwira imibare bambwiye ko batarumvikana ariko uri kugorana cyane kurushaho ni Richard we ngo biri kugenda bigana kure impamvu zumvikana za Richard buriya wafu muri Musanga wenda upfa kubyumva kuko wenda harawe yari ya polisi buriya Richard ntarafata icyo bita recruitment imbumbe kuva yatangira kariyeri umuntu wakineza Muhazi ijyamo amezi 3-4 urumva yaje muri Muhazi kucyo nakwita ntabwo yaramwemeraga urumva kuza uri umuntu ukaza muri Muhazi ni classe ya nyuma y'ama equipe niyo yanaguha ni yagwa menshi zibari nk'ebyiri eshatu nazikazigwa mu byiciro nka bitatu neza installation imugura yamuguze miliyoni 20 ariko igura amasezerano ihamo Muhazi bivuga ko hari amafaranga Muhazi menshi ahise twashobora kwa ramwe na nk'esheshatu urumva ni umuntu utarafata amafaranga afatika ngo avuga ati nanjye we nafashe miliyoni 30 nziguze wenda ikibanza nzikozemo akantu wenda 30 zita zibiri ry'amarundi ikibazo rero ashaka icyazikoze irahe arabwira rero ati mutaza kumbwira ibintu by'udufaranga duke kandi mutaza kumbwira n'ibintu byo kuba ngo tuzayaguha niba hari muyampe kandi mu mpafatika
ni ikibazo rero kiri kugorana kuko Rayon Sport urumva biri kuyisaba gukora ibyo kandi igomba kwishyura n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga. Rayon Sport nabwira yuko amaze kurangizanya n'umukinnyi w'umuwinga wo muri West Africa ngo ni top scorer muri shampiyona ari gukinamo kugeza ubu, ngo bategereje kuza gusoza iyo shampiyona muri iki cyumweru iyi weekend. Rayon Sport ngo graphique bamaze kuyikora, umukinnyi ngo agomba gutangazwa. Senti tigeze 15 bivuze ngo basiganye ibyumweru bibiri byo kuba bamaze gutanga liste muri CAF. Ibyo rero nashatse guhakikisha kuko mu masaa 3:10 nayindi kuri call igihe mutanye mvaga mu rugo rw'imikino nganira n'abantu bo muri Rayon, navuze ni uyu niba bimbwiye reka mbaze n'undi, so yabaye ngombwa ko nkora contre verification mbona inkuru isa neza niba atari narrative bashepinze, nsigaza rumu yo kuvuga ngo mujye mumenya ko ibyo mbabwira sinkora muri Rayon, nibyo mbaza abantu b'ingenzi kandi bangombwa bo muri Rayon. Igihe ataboneka ntuzamwungurwa rutangaje transfer yo mu wingo wo muri Rayon ntaboneke, singurira Rayon sinanegosie. Ngi cyo nshobora gukora nabaza umuntu nizeye numva amaye ikintu cyo confirm 100%, nkakora contre verification ko nizeye ko yisumbuye kuri we. None nkayimuha mugango ko mfite amakuru avuga ukuntu ese nibyo bombi babikonfirme, bambwiye ngo rwose umuwinga yaraguzwe byararangiye wo muri West Africa, ahubwo rero gushaka umwataka ugomba kuba yarakinnye amatsinda be it Confederation cyangwa Champions League. Bakaba rero bavuga bati Eritatu abonetse bashobora kutajya ku isoko wenda ry'undi muwinga w'umunyamahanga, bakagira croix y'umunyarwanda Eritatu n'uwo munyamahanga bamaze kugura. Mubyibuke ko bamaze kugura, none bagasigara barwana n'isoko rya Rutahizamu. Ngo hari abandi bantu muri rabo bavuga ngo oya, nubwo Eritatu yasinya muguru undi muwinga w'umunyamahanga tugomba kugira effectif nini kandi ikomeye. Ibyo ni ibivugo. So kuri 6-8 mwabyumvishe ko musanga ibiganiro biracyahari ariko biri kugorana, kimwe nuko ku 8 Richard nawe ibiganiro birahari biracyarimo kugorana. Bivuga ngo aba nibananiza Rayon nibwo izafata izindi option ifite ngo z'umukinnyi nabwo muri West Africa wo muri Mediane, bambwiye ngo ni muri Eastern Central Africa, ni ubwo ni nko mu cyagice uburasirazuba bushyira Eastern Central Africa, ubwo yaba ari Congo Kinshasa. Eastern Central Africa ko imeze si niyo cyo gihugu kiba mu burasirazuba no hagati by'amerekezo hari igihe bingora rwose. Congo icyo munsi y'Uburundi n'u Rwanda ikajya abandi muri Tanzania. Musanze ba mu majyaruguru ariko Rubavu ntibije tujya mu burengerazuba ndavuga ni kuko nakomeje mu majyaruguru ibintu bitekwe. So ibyo rero bya Busore narabiguhariye Sami. Eastern Central Africa harimo Congo niyo yonyine, ni Congo Cameroon babaye hagati cyane ariko ni Congo ubu ni Congo no mu Congo ubu ni Congo buriya Brazil sinkairisi Brazil hagati rega Congo ica munsi y'u Rwanda n'u Burundi ikajya guhana imbibi na Tanzania. Niyo mpamvu ijya no muri East Africa. Nibyo niyo mpamvu ariko twanashyize muri East Africa. Congo niyo ihuje ibyo bintu nta kindi gihugu. Bambwiye bati rero hari umukinnyi w'umumediateri yerekana none ishobora no kuba na Uganda, urana Uganda nako kandira kagira Uganda ijya kujyamo hagati ariko nanone ikagaruka iburasirazuba cyane. Baravuga bati rero umukinnyi nimero 6 basigaye bayisha amakuru Henry Musanga ni za Busore barazana umukinnyi muri Eastern Central Africa rwose. Ariko ibyo nabyo impamvu mbibashimira at least kwa bashobora kwemera bakavuga bati turakugira outlet yacu tuzajya tuguha ibintu byibura nabyo simbigana kandi buriya nabyo petit à petit roiseau fait son nid. Rero ngiye twagiranye ibibazo bikomeye cyane ranandika niba twaragize rero umubano byibura tukawuvugurura ntacyo bitwaye kandi koko bigeze kukwandikira ibaruwa niba rero Sport twaragiranye ibibazo tukageraho twiyunga wenda baracyafitemo kadute reka tugende tubitwara gake gake ariko nta niyo bafite burya abantu bakugeza muri office yabo bakagupresenta projet yabo ntaza kuvanga ibintu kandi byari bitakiye kumera neza so far so good nta kibazo mbifiteho cyane ko ngiye nicyo nemeranye nabo sina ngombwa yuko bakubwira ngo izina niri kuko ikipe bikeneye gucuruza transfer the other side. So ntacyo ngiye birantwara rwose aho ni sawa. So dusoza rero kuri Rayon icyo abareyo batahana ubu Rayon iracyari ku isoko ry'abanyarwanda ishaka abakinnyi batarengeje imyaka 21 kuri ya logique yuko bagomba kuba bafite byibura abakinnyi batari munsi ya 5
kuko izajya ishyira 3 kuri feuille de match ni itegeko rya federasiyo 3 bagomba kuba kuri feuille de match y'abakinnyi batarenze 20 ego ariko sinzi impamvu sore gato ntabwo ari kuguca mu ijambo sinzi impamvu twari twibagiye imyaka ya Eritatu kandi Eritatu ari mu rutonde rw'abakinnyi bazatorwamo abeza bari munsi ya 21 yavutse 2006 kandi wari umaze guhembwa imyaka 2 itegeko rya Premier League nuko umwana uzajya uri muri uru rutonde agomba kuba yaravutse byibuza bitarenze tariki ya mbere kwa 6/2026 yavutse 2006 kwizigira amaze guhembwa imyaka 2 iyo ni criteria ya mbere iyo tuyivaho kwizigira iyo kugura abana iya kabiri wayivuze ni ya Zuber ni ya Eritatu nk'abanyarwanda ariko bo batekerezwa nk'abazaza gucalenjinga ku myanya iri abanyamahanga ihari ego ihari sanzwe babita aba challenge n'umukinnyi yaza ari option ya kabiri ariko anabikoreye yajya mu kibuga hanyuma hakaba hari igitekerezo cy'abanyamahanga bakurikira 6 8 abawinga 2 bishobotse na rutahizamu zengiza abakinnyi bane b'abanyamahanga ego bane b'abanyamahanga n'abanyarwanda babiri so hari ingingo yambwiye yuko bafite gahunda yuko bashaka kubifinaliza rwose iki cyumweru bakemeranya nabo bemeranya wenda igitaha kikaba ari ukubatangaza no kubishyura basinya parce avuga yuko ku itariki 29 azatangiraho pre-season adashaka kuzatangira pre-season abakinnyi bose atarababona za ndege zo mu rukerera zabasinda zashaka rwose abakinnyi twemeranyije babe babonetse bitarenza ku itariki 29 bose babe bari Kigali basinye ku buryo tugomba gutangira na president ya sport bishyuha vuba kuko Sekafi zabikomeye ya kwipanga nayo bagukubita umurega akakubwira ati tubira niyo president bazakorera ibyumweru bitatu Sekafi gatangira kuri 18 kandi urumva Rayon Day igomba kuba icyumweru mbere ya Sekafi urumva ko ari imyitozo y'ibyumweru 2 bahita bakina Rayon Day y'umwaka nizeye ko bazategura ikipe ikomeye kuko zabazije n'Kigali se wa mugani meruka turanu na Rugaju twese turi gutekereza gutanga amaproposal tuti Simba president wa niba yange yaraje ubushize Simba ikazaza mu Rwanda bayifatiraniza icyumweru mbere ko proposaga Simba kuko niyo yumvikana cyane umva yanga barakina kandi Simba nayizaza muri Sekafa n'ibidahinduka so ubwo urumva bya bifite logique inda ariko numvishe ni kuri office yabo bivugishemo Vipers probably batinyaga icyo batinyaga za Simba ziragwenda Simba nago yicaza icyumweru Kigali ngwibwira ngo urajya gutura muri hoteli ya Nyarutarama bafitanye amasezerano wanagwereza bisi yatize wamenya gahunda yawe niba baza nese Simba izaza ije gukina gusa ntabwo izaza nk'iminsi 3 mbere itatu ntibakwemerera bahise bajya muri competition ziba zinacuruza hagomba kuba harimo na aspect yo kuba bakudijera nyine none se reka wari kugiye kubacuruza babiganire byakunda ntabwo aba arabonye yanga babone Simba nuko abantu bashatse kutabyakira neza igihe hari umuvandimwe wafashe Rayon Sport kubona yanga kuko hari inshuti ya Engineer Hersi ariko ntekereza yuko niyo yaguca miliyoni 50 wakazitanze kuko nizo zikurura abafana kumva izina ryo kipe Simba iri muri shampiyona n'ibyo ariko igihe bazajya gukina Rayon Day abantu bazaba bategereje kubona izo ntwaro izanye muri Sekafa nayo Simba ntabwo irebwa n'abariyo gusa n'abafana ba EPR bakunda Simba bajya kuyireba n'abanyatanzania nabo baje muri Sekafa nabo bajya kuyireba so urumva barabara bakabara yuko ngo bakene miliyoni 200 muri Rayon Day ayo mafaranga bakabara ko havamo nka 70 zajya muri operation y'iyo match iryo ryitatu risigaye rijya kwegera wena $100 by'amadolari niyo mafaranga Rayon Sport ishaka kuzasubiza mu byumbe neza kuzasubiza ku mafaranga izaba arakoresheje muri Rokritoma kuko nikoresha Rokritoma ntabwo izagira ikihemba yego logique iri kumvikana cyane rero ikavuga iti bari kuri 80% na banki ya Kigali na Beka 80% y'ibiganiro ibyo nabyibwira na president wa Rayon Sport Muneza Budara ko bari mu biganiro bizize kuri 80% akaba ati shaka kudukubita nka gatrashe ka mbere tukagakoresha muri Rokritoma none tukazaba duhemba dukoye amafaranga kuri Rayon Day ikindi barabara ko muri Sekafa azabonekamo amafaranga Sekafa izabaha amafaranga Sekafa yashyize ibihembo hejuru ariko n'amakipe kwitabira bazabaha amafaranga aho naho barahabarira ariyo mpamvu bashaka kugura abanyamahanga bakomeye icya gatatu baravuga bati tugize ikipe ikomeye yatujyana mu matsinda tugahita dukorera biriya bihumbi 400 urabyibuka tubibarana 100
bya round 1 ubwo ni 500 ahubwo kuko uwa nyuma mu itsinda abona 400 yego ubwo urumva byaba bibaye 500 kugera mu matsinda ibyo arabibara ahandi score izajya mu mugongo cyangwa ku kuboko ntabwo izakomeza kuba imbere nayo ifite amafaranga make izabaha ikabaha n'ikibuga byumvikane neza Rayon Sport nubwo izakorera pre-season igicumbi hari abatekereza ko bayirukanye mu nzovu ntabwo ari byo niboneye message y'umuyobozi wa Skol ari kuvugana na perezida wa Rayon Sport ikindi Rayon Sport umuyobozi wa Skol ku rwego rw'isi nyirayo if I may say ni n'inshuti ya boss wanjye coach Gaet rwose na meetings in person turavugana ari mu bantu bemera ko Rayon Sport idakwiye kuva muri Skol aravuga ati twagira uko dukora na wenda bitari ukuguma ku mwenda imbere nka kuriya bari barayigize nyine kibanderore ari umuntu wambara jezi ya Rayon bagikubitaga abasilamu bacanga kubi abasilamu b'indani abatereka reka ntabwo nyemera dusoza rero harimo nanone partnership ya Skol izakomeza ku kigero runaka so ikibazo rero cy'amikora bareba bakomeje kugenda bagira birasa naho rwose rigoga kuki Jairut irahari cyane Jairut irahari nta kibazo ifite abantu rageze muri Sekafa baravuga bati hari icyizere gikomeye yuko uyu mwaka tuzatumeze neza financial izabihemba miliyoni 70 mono player urashobora kugera kubera ko bashaka kongeramo abantu bazafasha directeur technique nka babiri bakaba batatu bose abakobwa abahungu na staff so urumva rero bakavuga bati probably ayo mafaranga iya salary bashaka kuzayabona ukurikije ayo mapartenariat yose bari kugenda bakora ndagira ngo kwizigira tugerageze twihute ko tugomba dufite umushinga wa Mukura dufite police dufite APR hari amakuru avuga ko hari abakinnyi bagomba kugera mu Rwanda nimba batanahageze barahari reka nihutishe rero yewe muri Mukura najyemo abantu ba muri APR bagume hafi ni ya Gapapu yavuzwe tifite yose ni y'Abanyarwanda reka dukubite Mukuru dukubite police dute dusubira muri APR Mukura nayibajije kwizigira umanukiye ku 9,300 reka sunike tureko akomeze isunike ibintu kari bya Rugangura utangiye kubijyamo reka nayo kuri Kakapu ndabona hari miliyoni 2,800 biri kutwumva ubwo ni kimwe cya 7 cy'Abanyarwanda bose rugajyaga gukorogana mu bintu Rugangura so ikipe ya Mukura nayibajije kuri Joseph Sake nabaza ni Joseph Sake bimeze bite barambwira bati Joseph Sake bitandukanye n'ibyo nabakubwira twakubwiraga kuri Eritatu na Zuber Eritatu na Zuber twabonye official offer ariko kuri Sake batubaje amakuru kubaza amakuru muri transfer bigenda gute no kuguhamagara avuga ati tubaye interested kuri uyu mukino muri tayari kwa mwamurekura barambwira bati polisi yaraduhamagaye Elmerek yaraduhamagaye na Rayon Sport baraduhamagaye ariko nta kipe nimwe yari bwatangire kuzana proposal zayo ngo twe twaziganiraho Joseph Sake aracyari umukinnyi wa Mukura indi dossier muri Mukura mugomba kumenya mukanya cyangwa se muri aya masaha ya saa 4 Mukura igiye gushyira isoko ry'abatoza bagiye gusohora itangazo rishyira ku isoko imyanya y'abatoza Canisius n'umutoza wungirije ntago bazakomezanya n'ikipe ya Mukura batari muri Etoile Mukura Victory Sport igiye gushaka umutoza uri kuri kariba iri hejuru ya Canisius we breaking inkuru ngo yitware gake vuga ngo breaking news Canisius byoroshya bikomeye icyo byoroshya kandi bikomeye fasha niyo mpamvu ari ikiganiro nawe mfata ushyire mangaho breaking news Canisius Shimimana nazakomeza kuba umutoza mukuru w'ikipe ya Mukura Victory Sport Mukura yatangiye ibiganiro n'abandi batoza ndetse igiye gushyira ahagaragara itangazo rihamagarira abantu gusaba akazi muri Mukura nuko bifuza umuzungu amakuru namenye nuko Mukura umwaka ushize yari ifite ibibazo biri financier ariko ubuyobozi bw'akarere bwabemereye kongera ku ngengo y'imari kugira ngo bashake umutoza uhembwa neza kurusha kimwe mu bintu byabateye ikibazo cy'ubukungu na stade Huirimo ngo bateganya kubona byibura miliyoni 130 zivuye ku kibuga kwakira za Muhanga bakajya kuri Kamena so ni ikibazo rero muri Mukura andi makuru bampaye umukinnyi w'umunyamahanga wari umubencheri muri Mukura baramurekura uwari we wese Mukura mu bakinnyi 8 b'abanyamahanga yagiraga 5 barasoje
barashoje umukinnyi bambwe bari bwongera amasezerano ni Sebwato Nicolas barayamwongera bambwe ati Nicolas Sebwato bimeze bite kuri Boateng Mensa ko nawasoje Boateng Mensa baramuganiriza barashaka kumwongera amasezerano ariko ba Dimbumba bimeze bite bararekura Jordan Dimbumba bararekura Samson Ailara Ailara Samson Abdul Jalil baramurekura bararekura Samson Ailara bararekura Samson Ailara bararekura Abdul Jalil bararekura Jordan Dimbumba ubwo ni batatu muri batanu bari bashoje baganirize Nicolas Sebwato Samuel Pimpong arahaguma afite amasezerano aracyakomeza Samuel Pimpong Joseph Sake bagurira bamugurisha Joseph Sake aracyahari kuko Mukura avuga ngo niturekura twarekuye Christian muri Mediane dusigara na Jordan Dimbumba tugiye kumurekura muri Mediane dusigaranye umurundi niyo nizeye Fred dusigaranye na Joseph Sake igitekerezo cya Mukura kikaba kugabanya umubare w'abanyamahanga bakava ku 8 cyangwa 9 bari bafite bakajya munsi yabo nukuvuga ngo rero ubwo abakinnyi Abdul Jalil Ailara Samson Jordan Dimbumba n'abakinnyi Mukura iri buze kurekura izo ni breaking news eshatu gawaye ikipe ya Mukura Victory Sport urakoze kumuhypinga ko yarayitwaye gatoya agace narebaga kuri social media z'ikipe ya Mukura kugira ngo neko bamaze gusohora iryo tangazo mitampura na message yabo yo gushyigikira umuryango wa nyakwigendera Fidel Kajugiro Sebarinda wabaye umusportif wakundaga ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse banashimira uburyo yayibaye hafi akaba umufana wakadasohoka umukunzi wakadasohoka natwe izi mikoro twicayeho yaziciyeho rwose Imana ikomeze muhiruko ridashira kandi Imana ikomeze umuryango wa legend Kajugiro Fidel Sebarinda Samir yego wanjyanye gato cyane mu ikipe ya polisi kugira ngo tugaruke muri dosiye muri APR polisi ngo tuzabona polisi isa nk'ari nki nyuma yo gusezera abakinnyi batandukanye imaze gusezera abarindwi yarayitunguranye isezera umutoza Ben Musa wari umaze umwaka umwe ari umutoza wayo katujyanemo muri iyi nkuru neza nari ni mu gihugu cya Misiri mpamagara umwe mu bayobozi bo mu ikipe ya Police Football Club umwe mu bayobozi umwe muri staff technique umwe mu bagize staff ubwo ni hagati y'aba Jabiri n'abandi mbese bataragenda uwo bita ntanubwo nirwa mugira ibanga ni Aimable navugishije yari manager w'ikipe ya Police hari amakuru twiganiraga bisanzwe ya sportif abarambwe ati ubu nicaranye ibaruwa nge nagiye oya nkimwe baheraga habura ukwezi ngo arambwe ati nanisoje amasezerano bambwiye ko batazanyongerera banshimiye ko twakoranye bambwiye ko batazanyongera amasezerano uwo ni Aimable ndamubwira se bujyanye n'abakinnyi arambwe ati turajyanye hanyuma se arambwe ati n'amakuru namenye nuko na head coach turi bujyane ari vuba ati nabibwiye head coach ko bansezereye arambwe ati ndatungu ati bagusezereye batabimbwiye urumva ati namubwira ko namenye nawe ko uri muri radari head coach ati ntibishoboka ati abantu ndacyafite amasezerano y'imyaka 2 nagiye mu biruhuko twumvikana nta urampamagara ngo agire ikintu ambwira none nzaba ngiye aravuga ati ibyo ngibyo ntago watinyuka kubikora ati Aimable turi muri ambeye ntago watinyuka kubikora ati kuko ati nabarega ati ufite amasezerano yabo y'imyaka 2 so Ben Musa nimugoroba polisi yamushimiye ku mugaragaro twari twarabinuganuze twarabimenye mbere ariko byarangiye amakuru abaye impamo ni iki cyatumye rero bamwirukana muri polisi aricyo tuganira mu masezerano afite na polisi harimo ko yagomba gutwara kimwe mu bikombe 2 bitanga itike yo gusohokera igihugu igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro bitagenda gutyo bakicarana mu biganiro bakareba impamvu zatumye batagitwara indi ngingo yavuga ko mu gihe ikipe yatsindwa imikino 3 yikurikiranya kandi umusaruro w'umutoza ukibazwaho impande zombi zagomba kuganira ku buryo habaho gutandukana mu bwumvikane Ben Musa akavuga ko kubwo arebye ukuntu polisi aho yayisanze umwaka ushize amanota yagize niyo nayagize muri nose avuga ko ubushize bagize amanota 48 ubu ngo bakaba bagize 52 akaba atekereza kubwe umusaruro taba imubi ukabona ko habayemo progress no kuzamura amanota bagijeje n'ubushize ariko ngiye ngahita mbikwetioninga niba barakinaga imikino 30 umwaka ushize ukagira 4 ukagira 52 bakiye 34 biba bigihuye biba bikiri bimeze nka kwa kundi maze harimo akantu akavuga ko ngo agomba kwitabaza amategeko
agasaba ko bamwishyura amezi yari asigaye 28 ukuba 7 ahembwaga 7 ubwo namwe murabyumva. Umushinga wa polisi ni uwuhe kuri aya mavugurura abakozi? Abari umuntu wari dusabye ngo kumubwira 7 yasezereye. Polisi yatandukanye na Ani Elijah, yatandukanye na Kirongozi Richard, yatandukanye na Musanga Henry, yatandukanye na David Chimezi, yatandukanye na Byiringiro Lage, yatandukanye na Alan Katrega, yatandukanye na Isa Yakubu. Urakoze cyane. Umushinga wa polisi mu munota umwe n'ubuhe? Ikigaragara polisi ishaka amavugurura yo gukora ekipe itandukanye n'izo yagize mu myaka ishize, kuko nibo nabo numva bakiyasezereye abakinnyi bafite amazina bakuru. Ntekereza ko mu bivugwa by'abatoza bashobora kuyizamo harimo haravugwa Rwasamanzi Yves, akanavugwa n'umutoza wa Power Dynamos yo muri Zambia. Bakaba bashobora kuba haravugwamo n'umutoza wavuye muri Gasogi na AS Kigali watoje na Rayon Sport. Umukongomani utoza Rupopo. Utoza Rupopo imeze nabi, maze amezi yanze kongera amasezerano. Imeze nabi cyane yayisohokamo. Yanze gusezerana. Abo batoza bose ikintu bahuriyeho ari ukuzamura abana bakiri batoya ndetse no guha amahirwe abakinnyi batari bafite amazina. Nanjye navuganye n'umwe mu bayobozi b'ikipe ya polisi, arambwira ati mutuze tuzabaganiriza, kuko ibi turi kuvuga agiye burya nifuza ko tuganira na banyirubwite bakaduha interview, ariko yambwiye rwose afanda ati rigo tuza turi gukora umushinga unogeye polisi, tuzawubagezaho numara kunoga. Ubwo rero bakunze ikipe ya polisi, ariko polisi barayirega icya Ben Musa cyo ntago ariko kuri iyo mishinga ndebye nk'umuntu uturanye na polisi nkareba ibikorwa bari gutegura hano bahereye kuri Jimunaze, bivuga ko n'iki kibuga cyahoze bashyiramo amamoto yakoze ibyaha hano ngo bagiye kuhakora neza, bakahakora ikibuga cya polisi, bakahakora ikibuga cya polisi ishobora kuzajya ikiniraho ikanakora n'imyitozo. Gato wenda tunyuze ku nkuru ya mugenzi wacu Karikeza yashyize kuri page ya Instagram kandi yumvikanisha neza uburyo kese ya polisi na Ben Musa imeze, turimo iyo credit mbere kujya muri APR. Nuga ngo Ben Musa yemeje kujyana ikipe ya polisi muri FIFA akayirega, arayishinja ku mwambara miliyoni 250 zari sigaye mu masezerano afite imyaka 2. No kuvuga ngo ikipe ya polisi imwirukana ivuga yuko yasesenguye umusaruro ikabona afite umusaruro nkene. Hanyuma bakavuga yuko banaganiriye n'abakinnyi bagenda bavuga yuko babonye amanota make mu mikino yo kwishyura cyangwa se umusaruro mubi biturutse ku mutoza ngo agenda gahundagura uburyo bw'imikinire. We rero umva ko yiregura avuga ko umusaruro we ahubwo urenze uwo polisi ishobora gutekereza. Aravuga ati nsize polisi ifite amanota 52, umwaka ushize yagize 4. Nagiye ikipe ifite ubwugarizi bwiza kurusha ubwa sezi ishize. Tinatwaye igikombe cy'intwari uyu mwaka, ntwara n'inkera y'abahizi, ni ibikombe 2 byabaye muri uyu mwaka. Aravuga ati none se uwo musaruro bawita nkene bashingiye kuki? Ntwayemo ibikombe 2, icya pre-season cy'inkera y'abahizi ndetse n'igikombe cy'intwari. Mbonye amanota arenze ya sezi ishize, nubatse defense iruta iyo bari bafite sezi ishize. Ati rero ntabwo ngiye mbyemera gutyo. Akavuga yuko ku 7,000 by'amadolari yahembwaga ku muntu usigaje amezi 28, ubu byaba ari 168. Ugiye kwivunja ry'ubu ni miliyoni hafi 146. Ubwumva niyo mpamvu twaronse tukavuga 250 z'amanyarwanda. Ubwo rero ngo polisi niba imwirukanye nizimwishyure, kuko icyo yashingira arivuga yuko atatanze umusaruro we ntacyo yemera. Nibyo niba harimo ingingo ariko yayivuze Samir cyangwa icy'amahoro. Samir yavuze niba yanditse yoyo ariko reka nkubwire polisi barimo abantu biza amategeko, ntabwo bafata umwanzuro gutyo, bafashe umwanzuro nta ngingo irimo, byaba ari ibindi yagendera ibyo mbabwira byo icyo ariko ntabwo yagendera. Mukanya nahoze mbiganira na Jules Karangwa, ubwo ndaje no kubyaga papa ya APR mukanya, niba biri clear biri specified yanditse kagomba bivuga ngo either igikombe cy'isoro cyangwa Peace Cup atagitwaye niyo yabatwaye ibindi 3 muri ibyo biratabitwaye, ufite uburenganzira bumwirukana, kuko iba ari obligation, riba ari itegeko, ni clause bitegetse. Ariko baravuga ngo kimwe mu bikombe bikenirwa mu Rwanda yabagarika, kubwo igikombe kibasohora biri specific birimo muri clause birimo rwose byaba biba ari ingingo ibarengera.